Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Tugeze ku munsi wa 225 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turahera ku bice 18 byo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubukuru bushimwa mu bwami bwo mu ijuru ubwari bwo. Icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, umukuru mu bwami bwo mu ijuru ninde? Ahamagara umwana muto amuhagarika hagati yabo, arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nuko uzicisha bugufi nk'uyu mwana muto niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Uwemera umwana umwe muto nk'uyu mu izina ryanjye ni njye aba yemeye. Ariko ushuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ikiruta ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi rye akazikwa imuhengeri mu nyanja. Isi izaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu, kuko ibyo bigusha bitazabura kuza. Ariko uwo muntu uzana ibigusha azabona ishyano. Ariko ukuboko kwawe cyangwa ukuguru kwawe nibigucumuza uguce ugute kure yawe. Ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe cyangwa ukuguru, biruta ko wajugunywa mu muriro utazima ufite amaboko yombi cyangwa amaguru yombi. Cyangwa ijisho ryawe nirikugusha urinogore urite kure yawe. Ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ijisho rimwe gusa, biruta ko wajugunywa muri Gehinomu y'umuriro ufite amaso yombi. Mwirinde mudasuzugura umwe muri aba bana bato. Ndababwira yuko abamarayika babo bo mu ijuru bahora bareba mu maso ha Data wo mu ijuru. Umwana w'umuntu yaje gukiza icyari cyazimiye. Mbese muratekereza mute? Umuntu ufite intama 100, imwe muri zo iyo izimiye, ntasiga izo 99 akajya mu misozi agashaka iyazimiye? Kandi iyo ayibonye, ndababwira ukuri yuko ayishimira cyane kurusha izo 99 zitazimiye. Nuko so wo mu ijuru ntashaka ko hagira n'umwe muri aba bato urimbuka. Uko itorero rikwiriye kugenza uwanze guhanwa. Mwene so nakugirira nabi, ugende umumenyesha icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzaba ubonye mwene so. Ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo 2 cyangwa 3. Kandi niyanga kumvira abo uzabibwira itorero. Niyanga kuryumvira naryo azakubere nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Umugani w'abantu 2 bari mu mwenda. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe? Ngeze 7. Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu b'umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza itaranto inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami, nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka, asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100. Aramufata aramuniga, aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze,
nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakwabariye?” Shebuja ararakara, amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. Na Data wo mu ijuru niko azabagira, nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye ku mutima. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 19. Ibyo gusenda umugore. Yesu arangije ayo magambo ava i Galilaya, ajya mu gihugu cy'i Yudaya hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira abakirizayo. Abafarisayo baza ahari baramugerageza, baramubaza bati, “Mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose?” Nawe arabasubiza ati, “Ntimwari mwasoma yuko yabaremye mbere, yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri, ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe, umuntu ntakagitandukanye.” Baramubaza bati, “Niba ari uko, ni iki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aha umugore urwandiko rwo kumusenda abone uko yamwirukana?” Arabasubiza ati, “Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye.” Abigishwa be baramubwira bati, “Iby'umugabo n'umugore we niba bigenda bityo, noneho kurongora si byiza.” Nawe arababwira ati, “Abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe, kuko hariho ibiremba byavutse bityo mu nda za ba nyina. Hariho n'inkone zakonwe n'abantu. Hariho n'inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru. Ubasha kubyemera abyemere.” Yesu yakira abana bato. Maze bamuzanira abana bato ngo abarambikeho ibiganza abasabire. Abigishwa barabacyaha. Ariko Yesu arababwira ati, “Mureke abana bato ntimubabuze kunsanga, kuko abameze batyo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo.” Amaze kubarambikaho ibiganza avayo. Iby'umusore w'umutunzi. Nuko umuntu aza aho ari aramubaza ati, “Mwigisha mwiza, nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho?” Nawe aramusubiza ati, “Unyitira iki mwiza? Umwiza ni umwe gusa, ni Imana. Ariko nushaka kugera ku bugingo, witondera amategeko.” Aramubaza ati, “Ni ayahe?” Yesu aramusubiza ati, “Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda.” Uwo muhungu aramubwira ati, “Ayo yose narayitondeye, none icyo nshigaje ni iki?” Yesu aramusubiza ati, “Nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurisha ibyo utunze maze uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere kuze unkurikire.” Uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu abwira abigishwa bati, “Ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge, kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru.” Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati, “Ubwo bimeze bityo, ninde ushobora gukizwa?” Yesu arabitegereza arababwira ati, “Ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka.” Ibyo abarekeshejwe ibyaha no gukurikira Yesu. Maze Petero aramubaza ati, “Dore twebweho twasize byose turagukurikira, none se tuzamera dute?” Yesu arabasubiza ati, “Ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo Umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12, mucire imiryango 12 y'Abisiraheli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se, cyangwa bashiki be, cyangwa se, cyangwa nyina, cyangwa abana, cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye, azahabwa ibibiruta inshuro 100, kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere.” Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 20. Umugani w'abahinzi bo mu ruzabibu. Ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umuntu ufite urugo yazindutse kare gushaka abahinzi ngo bahingire uruzabibu rwe. Asezerana n'abahinzi denariyo ku munsi umwe, abohereza mu ruzabibu rwe.
abohereza mu ruzabibu rwe. Isaha eshatu arasohoka asanga abandi bahagaze mu iguriro ntacyo bakora. Nabo arababwira ati, namwe mujye mu ruzabibu rwanjye ndibubahe ibikwiriye. Baragenda. Yongera gusohoka mu isaha esheshatu n'isaha 9 abigenza atyo. Isaha zibaye 11 arasohoka asanga abandi bahagaze, arababaza ati, ni iki kibahagaritse hano umunsi wose ntacyo mukora? Baramusubiza bati, kuko ari nta waduhaye umurimo. Arababwira ati, namwe mujye mu ruzabibu rwanjye. Bugorobye nyir'uruzabibu abwira igisonga cye ati, hamagara abahinzi ubahe ibihembo byabo, utangirire ku banyuma ugeze ku ba mbere. Abatangiye ku isaha 11 baje, umuntu wese ahabwa idenari imwe. Ababanje baje bibwira ko bahembwa ibirutaho, ariko umuntu wese ahembwa idenari imwe. Bazihawe bitotombera nyir'uruzabibu bati, aba banyuma bakoze isaha imwe, ubanganyije natwe abahingitse umunsi wose tuvunika twicwa n'izuba. Nawe asubiza umwe muri bo ati, mugenzi wanjye sinkugiriye nabi, ntuzi ko twasezeranye idenari imwe? Ngiyo yijyane ugende. Ko nshatse guhemba uwa nyuma nkawe, mbese hari icyambuza kugenza ibyanjye uko nshaka, kundeba igitsure kuko ngize ubuntu? Uko niko ab'inyuma bazaba ab'imbere, kandi ab'imbere bazaba ab'inyuma. Yesu avuga iby'urupfu rwe. Yesu yenda kuzamuka ngo ajye i Yerusalemu, yihererana n'abo 12, ababwirira mu nzira ati, dore turazamuka tujye i Yerusalemu, umwana w'umuntu azagambanirwa mu batambyi bakuru n'abanditsi, bamucira urubanza rwo kumwica. Bazamugambanira mu bapagani, bamushinyagurire, bamukubite imikoba, bamubambe. Ku munsi wa gatatu azazurwa. Ubukuru bwo mu bwami bw'Imana. Maze nyina wa bene Zebedayo azana n'abana be aho ari, aramupfukamira ngo agire icyo amusaba. Nawe aramubaza ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, tegeka ko aba bana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Yesu aramusubiza ati, ntimuzi icyo mushaka. Mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Bati, tuzabibasha. Arababwira ati, ni ukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sinjye ubigaba, keretse abo Data yabitunganyirije. Ba bandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abami n'abanyamahanga babatwaza igitugu, n'abakomeye babo bahawe kubategeka? Ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata yanyu. Kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Yesu ahumura impumyi ebyiri. Bakiva i Yeriko, abantu benshi baramukurikira. Impumyi ebyiri zari zicaye iruhande rw'inzira, zumvise yuko Yesu ahanyura, zirataka cyane ziti, Mwami mwene Dawidi tubabarire. Abantu barazicyaha ngo zihore, ariko zirushaho gutaka ziti, Mwami mwene Dawidi tubabarire. Yesu arahagarara, arazihamagara, arazibaza ati, murashaka ko mbagirirane? Ziramusubiza ziti, Mwami, amaso yacu ahumuke. Yesu azigirira imbabazi, akora ku maso yazo, uwo mwanya zirahumuka, baramukurikira. Yesu agiye i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Iki ni igice cya 21. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu, bajya i Betifage ku musozi wa Elayono. Maze Yesu atuma abigishwa 2, arababwira ati, mujye mu kirorero kiri imbere. Umwanya muri bubone indogobe izirikanye n'iyayo, muziziture muzinzanire. Ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo, mumubwire muti, Databuja niwe uzishaka, maze arahera ko azibahe. Ibyo byabereyeho kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore ngo, mubwire umukobwa w'i Siyoni muti, dore umwami wawe aje aho uri, ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Ba bigishwa baragenda bakora nk'uko Yesu yabategetse, bazana indogobe n'iyayo,
baziteguraho imyenda yabo ayicaraho. Haza rubanda rwinshi, abenshi muri bo basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira. Itara ry'abantu bamushagaye bararangurura bati, Hoziyana mwene Dawidi, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, Hoziyana ahasumba hose. Ageze i Yerusalemu, ab'umurwa bose barashika, barabaza bati, uriya ninde? Barabasubiza bati, ni umuhanuzi Yesu w'i Nazareti y'i Galilaya. Yesu yirukana abaguriraga mu rusengero. Nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Arababwira ati, byanditswe ngo, inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Nuko impumyi n'ibirema bamusanga mu rusengero arabakiza. Ariko abatambyi bakuru n'abanditsi babonye ibitangaza akoze, n'abana bavugira mu rusengero amajwi arenga bati, Hoziyana mwene Dawidi, bararakara. Baramubaza bati, aho urumva iby'aba bavuga? Yesu arabasubiza ati, ntimwari mwasoma ngo mu kanwa k'abana bato n'abonka wabonyemo ishimwe ritagira inenge? Arabasiga asohoka mu murwa, ajya i Betaniya ararayo. Yesu avuma igiti cyitwa umutini. Bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa, arasonza. Abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera, asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa. Arawubwira ati, ntukere imbuto iteka ryose, muri ako kanya uruma. Abigishwa be bibonye baratangara bati, mbega uhereye ko wuma muri ako kanya? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mufite kwizera mudashidikanya, mutakora nk'iby'umutini gusa, ahubwo mwabwira uyu musozi muti, shinguka utabwe mu nyanja, byabaho. Kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Abatambyi babaza Yesu aho yakuye ububasha bwe. Yinjiye mu rusengero, abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko baza ahari yigisha, baramubaza bati, ufite butware ki bugutera gukora ibyo? Ninde wabuguhaye? Yesu arabasubiza ati, nanjye reka mbabaze ijambo rimwe, nimurinsubiza nanjye ndababwira ubutware buntera kubikora. Kubatiza kwa Yohana kwavuye he? Ni mu ijuru cyangwa ni mu bantu? Nuko biburanya mu mitima yabo bati, nituvuga yuko kwavuye mu ijuru, aratubaza ati, ni iki cyababujije kumwemera? Nituvuga yuko kwavuye mu bantu, dutinya ko abantu batugaya, kuko bose bemera ko Yohana yari umuhanuzi. Niko gusubiza Yesu bati, ntitubizi. Nawe arababwira ati, nuko rero nanjye simbabwira ubutware buntera gukora ibyo. Ariko ibi mubitekereza mute? Habayeho umuntu wari ufite abana babiri. Asanga umukuru, aramubwira ati, mwana wanjye, genda uhingire uruzabibu rwanjye. Nawe aramusubiza ati, ndanze. Maze hanyuma arihana aragenda. Se asanga uwa kabiri amubwira atyo, nawe aramusubiza ati, ndagiye data. Ariko ntiyajyayo. Muri abo bombi ninde wakoze icyo se ashaka? Baramusubiza bati, ni uwa mbere. Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri yuko abakoresha b'ikoro n'abamaraya bababanziriza kwinjira mu bwami bw'Imana. Dore Yohana yaje muri mwe agendera mu nzira yo gukiranuka, ntimwamwemera. Nyamara abakoresha b'ikoro n'abamaraya bo baramwemeye. Ariko nubwo mwabibonye mutyo, ntimurakihana ngo mumwemere. Umugani w'abahinzi bimye shebuja imyaka ye. Mwumve undi mugani. Habayeho umuntu wari ufite urugo, atera uruzabibu, azitiraho uruzitiro, acukuramo urwina, yubakamo umunara, asigamo abahinzi, ajya mu kindi gihugu. Nuko igihe cyo gusarura cyenda kugera, atuma abagaragu be ku bahinzi ngo babahe imbuto ze. Maze abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Yongera gutuma abandi bagaragu baruta aba mbere, nabo babagira batyo. Hanyuma batumaho umwana we, ati, bazubaha umwana wanjye. Maze abahinzi babonye mwene shebuja, baramuvugana bati, uyu ni we mutware, nimucyo tumwice, ubutware bubu bwacu.
Nuko baramufata bamwirukana mu ruzabibu baramwica. Mbese nyir'uruzabibu naza abo bahinzi azabagenza ate? Baramusubiza bati, abo bagome azabarimbura bibi, maze uruzabibu arusigemo abandi bahinzi bazajya bamuha imbuto zarwo igihe cyazo. Yesu arababaza ati, ntimwari mwasoma mu byanditswe ngo, ibuye abubatsi banze ni ryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Ibyo byavuye ku Uwiteka, kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa, bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo, kandi uzagwira iryo buye azavunagurika, ariko rizagwira wese rizamumenagura rimugire ifu. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bumvise imigani ye, bamenya yuko ari we avuga. Bashaka kumufata ariko batinya rubanda, kuko bemeraga ko ari umuhanuzi. Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu.